Ndabasuhuje yemwe bahaye n'ikaze shuti mwese bakunze mudahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane ndetse n'abatameze neza. Reka mbanze mbaragize Uwiteka akomeze kubitaho, Uwiteka akomeze kubarinda. Mwiteka Clarisse Karasira, umuhanzikazi nyarwanda wamenyekanye mu ndirimbo gakondo. Kuri ubu ngubu Clarisse Karasira utorohewe, wahawe urwamenyo n'abantu batari bakeya. Kuri ubu ngubu ukomeje kugenda yibasirwa bikomeye cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ubona ko iri kugenda ibabaza abantu benshi cyane, ni inkuru ubona ko iteye agahinda cyane cyane ku bakunzi b'uyu muhanzikazi, uyu muhanzi wamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse utarahwemye no kugera hanze, dore ko kuri ubu ngubu asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari kumwe n'umugabo we Ifashabayo Dejoa. Kuri ubu ngubu rero Clarisse Karasira akaba atorohewe bikomeye cyane, aho akomeje kugenda ahabwa urwamenyo n'abatari bakeya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, akaba akomeje kugenda yibasirwa bikomeye cyane. Ndakeka uri kwibaza uti se noneho iyo nkuru ibabaje cyane cyangwa se iyo nkuru iteye agahinda kuri Clarisse Karasira, ese ni inkuru imeze gute? Ese ni ukubera iki akomeje kugenda ahabwa urwamenyo? Reka nkurarikire ukomeze nkurikire hanyuma nkubwire ese byagenze bite kugira ngo Clarisse Karasira abe yahabwa urwamenyo, ese bimeze gute? Reka mbanze shimire we wamaze gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka mbanze nibutse nawe utarakora subscribe, ureba munsi gato y'iyi video hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, urahita ubona niyo nzogera iri ku ruhande nayo uhita uyikandaho kugira ngo ujye ubona notification uko tuzadushyiraho amakuru ndetse n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Dore ko iyi ari update TV, aho tugenda tubagezaho amakuru yose, aba ari update yose ukayabona ku buryo bwihuse. Clarisse Karasira ufite umugabo we uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari kubana kuri ubu ngubu. Urukundo rw'aba bombi rukaba rwaratangiye ubwo Clarisse Karasira yajyaga ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye akandika amagambo akomeye cyane, aho yagiye agira ati: umutware wanjye yansabye ko nzamubera umwamikazi w'ibikomangoma bye, nahera hehe makana icyemezo kiza nk'iki ngiki. Uyu Clarisse Karasira akaba yarafashe aya magambo agakurikizaho amafoto aho yagaragaraga n'ibyishimo byinshi cyane, aho wabonaga yuko nyine yishimiye umubano wabo uko uzaba wifashe mu minsi izaba iri imbere. Uyu Clarisse Karasira kuri ubu ngubu utamerewe neza cyane, kuri ubu ngubu ukomeje kugenda ahabwa urwamenyo. Mbere yuko rero mbagezaho iyi nkuru ibabaje cyane kuri Clarisse Karasira, reka mbanze mbagezeho mbere ho gatoya urukundo rw'aba bombi uburyo byagenze, kugira ngo uze kuba wasobanukirwa n'inkuru tubafitiye uyu munsi wa none. Inkuru ibabaje cyane kuri uyu munsi iri kuvugwa kuri Clarisse Karasira, aho yakomeje kugenda ahabwa urwamenyo. Urukundo rw'aba bombi Ifashabayo Dejoa ndetse na Clarisse Karasira rukaba rwaramenyekanye ubwo Clarisse Karasira yasohoraga indirimbo yise Uwacu, aho yari ifite amagambo agiye akomeye cyane, aho yagendaga atakagiriza umukunzi we Ifashabayo Dejoa. Mu mikarago ya nyuma igize indirimbo ye akaba yaravugaga ati: bejuru rya Kamonyi, ese uraho ngo nkubwire iby'umutware w'iwanyu wantwaye. Akaba yaravugaga uyu mukunzi we Ifashabayo Dejoa kuko ariho avuka. Uyu mukunzi we Ifashabayo Dejoa akaba avuka mu karere ka Kamonyi, yasaye mu nyanja y'urukundo, noneho aza kubyerura ku itariki ya 7 Nyakanga 2022. yasohoye amashusho y'indirimbo ye yise Iwacu. Clarisse Karasira akaba yarakoze iyi ndirimbo abara inkuru y'umukobwa ukumbuye umukunzi we wagiye imahanga, ndetse kandi iyi ndirimbo akaba yarayituye abantu bose bava mu miryango yabo bakajya gushakira ubuzima ahandi, cyane cyane hanze y'igihugu. Nibwo abantu benshi cyane baketse ko iyi ari inganzo yamuraje amajoro menshi cyane, akarara yandika inkuru y'umukobwa wavuye iwabo akajya gushakira ubuzima ahandi, ariko mu by'ukuri siko byari bimeze, kuko
Clarisse Karasira yaje gutangaza ko yarakumbuye Ifashabayo Dejoa wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Clarisse Karasira we na Ifashabayo Dejoa bakaba baravuze ko bahisemo gukundana urukundo rutavugwa mu itangazamakuru kuko ari byo babonaga bibanogeye kugeza babumbuye page shyashya yo kubana ubuziraherezo. Aba bombi urukundo rwabo rukaba rwaratangiye binyuze mu bitaramo umurage nyawo byategurwaga na Ifashabayo Dejoa byizihije abahanzi Kamariza Minarwema ndetse Clarisse Karasira na Ifashabayo Dejoa basanzwe bakunda uyu muhanzi Kamariza ndetse Kamariza akaba ari nawe wavuzwe ko nyine yabaye imbarutso y'urukundo rw'aba bombi. Clarisse Karasira akomeza avuga ko iyo atanyura mu nzira Kamariza yanyuze atari guhura na Ifashabayo Dejoa. Akomeza avuga ko Ifashabayo Dejoa yamutumiye mu gitaramo cya 2018 cyo kwizihiza rugamba nticyaba, ariko Clarisse Karasira akomeza avuga ko ari nk'Imana yabikoze kuko yashakaga yuko haba igitaramo cya Clarisse Karasira ndetse na Ifashabayo Dejoa kizahoraho. Uyu muryango wa Clarisse Karasira ndetse na Ifashabayo Dejoa ukaba waragiye ushimisha abantu benshi cyane nyuma yuko bafashe icyemezo cyo kubana, bakaba baraje no kwibaruka umwana. Kuri ubu ngubu umwana nawe umeze neza cyane, bakaba barafashe n'icyemezo cyo kuva mu Rwanda bakajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi wa none bakaba bari kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu uyu muhanzikazi wamenyekanye mu njyana gakondo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba akomeje kugenda akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amaze n'iminsi ashyize hanze indirimbo yise Mama Tabita. N'umuhanzi wagiye ku rukuta rwa Instagram akibasirwa n'abantu. Ni ifoto yapostinzwe n'umuntu uzwi hano mu myidagaduro, yapostinze amafoto agera muri 5 y'uyu Clarisse Karasira nkuko uri kugenda ubibona kuri screen. Ndaza kugenda nyashyiraho, ndakeka wakomeje kugenda uyabona. Aya mafoto yapostinze arangije yandika amagambo akomeye cyane, akaba yanditse amagambo agira ati: ni mu ndebere namwe, ese Clarisse Karasira ananuka buri munsi akabyibuha buri munsi, ese koko cyangwa ni bimwe byadutse muri iyi minsi bya kumwe abakobwa bambara ibibuno? Ese ubu ngubu tuvuge ko iyi foto ayifotoza yananutse ejo akongera agahita abyibuha, akabyibuha bingana gutya? Ariko namwe nimumbwire, ese murabona koko ibi bikwiye? Ese Clarisse Karasira ko tuzi yuko ateye neza, kubera iki aba yambara ibi bibuno, cyangwa se akaba afite ubundi buryo abigenza kugira ngo azane ikibuno kinini? Nyuma y'iyi poste Clarisse Karasira akaba yaje kwibasirwa bikomeye cyane n'abantu benshi cyane, aho bagiye bamuha urwamenyo bavuga ati se noneho Clarisse Karasira nawe asigaye yambara ibibuno, ese ko rimwe agaragara afite amanyo manini ariko ahandi akagaragara nta manyo afite? Ngira ngo nawe nujya ku rukuta rwe rwa Instagram uraza kugenda ubibona, hari aho agenda yifotoza ukabona nta manyo afite ariko ahandi ukabona afite amanyo manini. Na ibintu rero ubona ko byagiye bigarukwaho n'abantu benshi cyane, abantu benshi cyane bagiye batanga ibitekerezo byinshi cyane, aho bagiye bamuha urwamenyo bakavuga ati se noneho ibi bintu noneho ni ibiki tugiye kubona? Ese Clarisse Karasira nawe asigaye yambara ibibuno ntago akinyurwa nuko ari? Ese yagiye anyurwa nuko ari? Ni ibintu ubona ko nyine byagiye byamaganirwa kure n'abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga ko ayo ari amatiku uwo muntu yashatse gukurura, aho yagendaga agaragaza imiterere ya Clarisse Karasira, aho yagendaga avuga ko nyine Clarisse Karasira nawe asigaye yambara ibibuno. Ni ibintu nyine ubona ko byababaje abantu benshi cyane, ariko Clarisse Karasira kugeza uyu munsi akaba nta kintu arabivugaho, akaba nta kintu aravuga kuri ibyo bintu bya postinzwe. Ngerageje kubasomera comment zigiye zitandukanye, ni ibintu ubona ko abantu benshi cyane bagiye bamuha urwamenyo bakamunenga bikomeye cyane. Hari nka comment zimwe na zimwe zigenda zigira ziti: Clarisse Karasira, ese wagiye unyurwa n'ukuri ko Imana yaguhaye umugisha ikakugeza aho yashakaga kukugeza? Iyo ni comment imwe iri kuvuga gutyo. Hari n'undi nawe wagize ati twari tuzi ko Clarisse Karasira ibyo ngibyo atabikora, ariko niba anabikora akambara ibibuno
yihangane azabireke, ahita ashyiraho nyine na sitika zo guseka cyane, ubona ko nyine ari ibintu ubona nyine yasetse cyane. Undi nawe yagize ati ayo ni amatiku mujye mukura ibyo ngibyo aho. Undi nawe yagize ati Clarisse Karasira turagukunda cyane ariko niba wambara ibyo bibuno ibyo si byo gusa uzabireke. Undi nawe akaba yagize ati oh my god, ese ibi koko nibyo? Clarisse Karasira